turabasuhuje ndabasuhuje inshuti za Big Grace TV. Nge niba ni Grace bagamba ko nkuko maze kubimenyera, iyi ni Big Grace TV, channel y'ubwenge, channel yaduhugurana. Wowe muntu ugeze kuri Big Grace TV nonaha, kanda aho ngaho handitse subscribe. Urabushyize irindi buye kuri channel ya Big Grace TV kugira ngo turusheho kwaguka. Ukande no kuri iyo nzogera uzajya uba mbere kubona video tugutegurira hano kuri Big Grace TV, kandi video z'ubwenge. Iyi ni channel yaduhugurana, urumva? Urakoze cyane kubikoze. Mwebwe mwamaze gukanda kuri subscribe, mwebwe mujya mureba video dukora, mugakora like, mugasharinga, mugaduha comment tukazigenderaho, urumva? Mwebwe mureba video yose ikarangira. Ni ukuri muri abantu b'abagabo, turabubaha cyane. Ni mwebwe mutumye tugera aho tugeze ubu ngubu, kandi no gukomeza gutera imbere nimwe tubikesha. Mwumve ko tububaha kandi namwe Imana bashyigikire, namwe Imana bagure, namwe Imana bageze ku rundi rwego. Ni ukuri kuri no siningira nkugire nta wigira. Ntenze indi ntambwe nawe rero ukanda kuri subscribe, ukanda no kuri iyo nzogera. Video dukora hano izajya ihita ikugeraho, uyirebe uyirangize. Urumva kuko tuba dukeneye na watch time. Urakoze cyane. Kuri video tuje gukora uyu munsi, tuje kuganira ku kintu cyitwa status ya WhatsApp. Status ya WhatsApp yacu ufite muri telefone yawe, mfite muri telefone yanjye, ibyo nibyo tuje kuganira uyu munsi. Ese iyi status ishyirwaho iki? Ubugamije iki? Iyi status ya telefone yawe rero, iyi status ushyira kuri WhatsApp yawe, hajyaho ibiki? Hari umuntu wigeze akora statement, sorry ntago nagasavinze nubwo ngira status saver, avuga ati kuri status z'abantu benshi dushyiraho ibiri ku mutima wacu, amarangamutima dufite, mood turimo aka kanya. Urumva? Niba wishimye, kanaka turabibona kuri status. Niba urugo rwe rumeze neza, kanaka turabibona kuri status. Niba habaye bombori turabibona kuri status. Niba umwana yatsinze turabibona kuri status. Niba umwana yabatijwe turabibona kuri status. Niba umugabo yabonye misiyo turabibona kuri status. Niba habaye promotion turabibona kuri status. Niba umukoresha yagutonganije turabibona kuri status. Niba wagize abakiriya turabibona kuri status. Niba wabyaye turabibona kuri status. Niba ugitegereje urubyaro turabibona kuri status. Niba nta kigenda turabibona kuri status. Niba hari umuntu wabivuze ngo akenshi abantu dupostinga ibi turimo mood turimo uwo munsi. Vrai ou faux? Yavuze ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? De toute façon, Hamari Grace bagamba ke kuri Big Grace TV, ngewe icyo nabashije kubona nuko akenshi ibintu umuntu apostinze biba birimo une certaine réalité réelle, vérité. Haba harimo kuri kwinshi. Wenda ndeke kuvuga 100%. Haba harimo ukuri kwinshi kw'ibyo ari gucamo, kukuri arimo kw'ikibuga ari gukiniramo, kwaho biri kubera. Noneho rero inama tuje kukugira, niba wabonye promotion ku kazi, niba wacuruje bikaba biri kugenda, cyangwa niba byazambagatanye, byose niba tubisomera kuri status ya WhatsApp yawe. Guys, nje kukubwira ngo byo selectiona abantu bagomba kubireba n'abatagomba kubireba. Abantu bagomba kubibona n'abatagomba kubibona. Kuko uri gupointinga ko ashaka ko bibona, barabibona nyine. Ariko hari ibintu ubu ushyira kuri status bitari byiza ko umukoresha wabona, bitari byiza ko mukeba wabona, bitari byiza ko umu ex wabona, bitari byiza ko abana bawe babona. Urumva? Bitari byiza ko pastor wabona, bitari byiza ko mama wabona niba umufite, bitari byiza ko abakorege bawe babona. Hari akantu kabamo hano muri telefone kuri WhatsApp, urumva? Application yitwa status saver. Iyo status saver ni ukuvuga ngo umuntu ufite nimero nawe afite nimero yawe, icyo yapostinze cyose iyo ubishatse uragisavinga ukakigumana, ukazagikoresha mu kindi gihe, mu bindi uko wagamije, uko wabyutse, uko ubishaka nyine nawe bitewe naho biri kubera n'ikibuga uri gukiniramo uwo munsi. Hari abantu rero batabizi yuko status wapostinze hari undi muntu ushobora kuzayikoresha igihe kindi
ugapostinga uko wifunguye, uko umutima wawe ufunguye wose, udatekereje kabiri, utabanje kuzengurutsa ururimi kangahe mu kanwa, ugapfa gukubita. Guys, ujye wibuka yuko ari abantu bafite status saver, niba ari n'akadokima cyangwa niba ari utugambo wanditse, hari umuntu ushobora guhita akora screenshot akakagumana, ariko hano ufite status saver ubisigarana originally. Niba ntacyo bikubwiye, ntacyo wigomba, niba ntacyo bigutwaye, jya ubipostinga twese tubibone. Ariko niba babanje kubitekerezaho neza, bamwe bakuremo, babuza ayo mahirwe yo kubona ubuzima ubayemo, kuko niba wishimye hari abo babaza, niba wabaye hari abo bisetsa, niba kandi hari n'abo utera indirimbo bakayikiriza nyine muri kumwe hamwe. Icyo ni kimwe twari tuje kuganiraho. Ikindi cya kabiri, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bivuze iki? Ukuri kose si ngombwa kukuvuga. Niba kanaka mwatonganye, niba mwarakananijwe, wihita ubikubita byose kuri stati. Niba biri kwanga, niba umuntu yakwambuye, niba umuntu yagututse, niba wihita byose ubikubita kuri stati, kuko ukuri kose ntabwo ari byiza kukuvuga. Hari igihe wisanga nawe ntacyo umurushije, ukoze nk'ibyo yakoze, cyangwa ahubwo unakoze ibiruta ibyo yakoze, byakubabaje nawe akaba hari abandi ugiye kubabaza. Ukuri kose si ngombwa kukuvuga, kandi si ngombwa kukuvuga uko kuri mu by'ukuri. Nshobora kuba nabyaye simpite nshyiraho umwana wanjye ako kanya maze kubyara, ahubwo nkandika nkashyiraho indirimbo ishima Imana iyo ari yo yose. Sinogenda ntashimye, ni iki cyambuza kugushimira? Atari ngombwa ko mpise mfata uruhinja nkahita ndukubita kuri social, nkahita ndushyira kuri stata ako kanya. Umwana wanjye niba yatsinze, si byiza ko mpita mbikubitaho. Nshobora no gushyiraho utagushima n'inde Mana, aho ngaho mba mvuze. Inshuti zanjye za hafi, abanjye ba hafi bakabimenya, cyangwa baba banabizi impundu ndimo, cyangwa ikibuga ndi gukiniramo, bamwe baba babizi. Kandi Imana nta nubwo ireba kuri telefone. Hari abantu bapostinga Imana ndagushimiye, agapfukama, agasenga, agashyira n'amaboko hejuru. Mu by'ukuri sinzi niba Imana igira telefone burya ireba stati yawe. Ibintu uvugira kuri stati udashobora gufata n'iminota 5 ngo bivuge mu isengesho usenga, nako nta kantu umuntu aba yibaza. Nyine nje kukubaza none muri iki kiganiro. Urumva, hari igihe umuntu agira atya, umuntu akaba yitabye Imana. Simbikwifuriza, simbyifuriza, ariko twese niryo herezo. Wavutse wese no gupfa azapfa. Urumva, umuntu yitabye Imana, wari utaranamubwira ngo ndagukunda, wari utaranamubwira ngo ndakwemera, wari utaranamugurira fanta, wari mbese yararaho nawe uraho, biraho mbese biraho, ariko yitabye Imana. Ufashe ifoto ye, urahurutuye, amagambo hari igihe aba menshi, ukabona hasi handitseho ngo read more, ugakirikaho wakongera akazi ibindi byinshi. Mu by'ukuri umuntu witabye Imana urimo ruge afite telefone, areba kuri stati yawe. Umuntu twakinguye ejo, twamukinguranye telefone ku buryo areba stati yawe. Ibintu utabonye umwanya wo kubwira umuntu yamubwira kuri stati, harya ubwo icyuho cyawe ndacyumva mu magufa. Icyuho cyawe ari kubyumva, ari kubireba kuri stati yawe. Kuri ubu nimero yawe aracyayifite, wenda wowe uracyayifite, cyangwa na telefone ye niwe wayisigaranye, ariko se ni amarangamutima yacu, niko tumeze, niko kuri ya statement nahereyeho yo kuvuga ngo umuntu apostinga ibintu bimurimo, kuko nibyo. Ariko kamemo kuri Big Grace TV, kuri duhugurane yacu, umuntu yavutse yagize anniversaire, uramuzi, muraturanye cyangwa murigana cyangwa murakorana, nukuri ntushobora kugenda ngo mubwire ngo happy birthday, Imana ikwagure, Imana igushyigikire, uzakate nyinshi, ntushobora gufata live umurebana gutya ngo bimubwire. Umubwiye Imana izakomeze kukurinda, izakujya imbere, izakugenda imbere amajyana amaza, igikurinda kuri no mihanda, igikubera amaso, igikurengera muri izi strago tuba turimo z'ubuzima, aho buri gihe tuba twashese ubuzima bwacu mu ngorane zino, si duharanira iterambere, gushaka amaramuko, gushaka imibereho. Ukamubwira Imana igikurengera, udashaka kubimubwira live, ahubwo wafata ifoto ye ukabishishimura kuri stati. Guys, hari ubwo ni ibiki? Ni ukuri ngenda ndashaka ko mumubwira muri comment
uko mubyumva. Izi stati twazihawe uburemere bungana iki? Twazihawe uburemere bungana iki? Umuntu mwagiranye ikibazo ugahita ubikubitaho byose uko byakabaye. Warebye muri telefone yawe, imitsi irareze, urumva amasinga akoranyeho, ubundi byose urabihurutiye kuri stati. Hari abo biri gushimisha. Niba yaguciye inyuma kuko mukeba wawe nawe afite nimero yawe, kuko benshi baba banazifite, nabone uko kuntu uri kuboroga waraserebwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ujye wibuka ka kantu ka status saver. Ibyo wapostinze kuko nibyo bikurimo, wenda nibyo bikuruhura, ariko ayo makuru uyaha bose. Wiha abantu bamwe kukubyina ku mubyimba, bamwe babimenya abandi ntibabimenye, urumva? Mutubwire muri comment niba ibi turi kuvuga ari byo. Hanyuma ibintu udupostinga tujye tuba turi na tayari kuba twanabivuga live. Ariko abana kuba postinga si byiza. Vie prive yawe, vie prive y'urugo rwawe, vie prive y'uwo mwashakanye, vie prive y'abana bawe, vie prive y'akazi kawe, vie prive ya achievement zawe, ntabwo ari byiza kubikubita kuri stati. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose si ngombwa kukuvuga. Ntarabonye numva bavuga ngo akagenda akajya kanyarira, akajya gusenga, akabara bipostinze abikubise kuri stati. My dear friend, muri Bibiliya haranditse ngo jya mu nzu yawe wiherere ubwire so mu ijuru, we kumera nk'aba bandi bajya kuri wambonye. Kuko iyo ugiye kanyarira ugahita ufata ugakwita kuri stati, Imana uri kubwira ni ukuri. Ubundi ko wagomba kugenda ukabimenyana n'umumotari mwajyanye cyangwa n'imodoka mwajyanye n'ishyamba urimo, urapostinga umanitse amaboko, urapostinga usenga kuri stati. Harabona ajyaga numva bavuga ngo abantu biba amasezerano y'abandi, wajyana n'umuntu gusenga akaba ibintu Imana yakubwiye nawe akajya kubisengera mpaka ntibizabe. Simbizi ukuri kwabyo ntako nzi, ariko kuko niba akantu kawe kose kajya kuri stati, akantu kawe kose kajya kuri stati, umuntu akohereza bitanu ukamushima kuri stati ukabirambura. Ariko abana rwose tubababarire, tubakure kuri stati zacu. Nakora neza nabo wa mbere mu ishuri ujye ugira uko umushimira, ariko utamwe-exposinze, utamushyize kuri stati. Ujye wibuka ko hariho status saver. Hari abantu bazifite bahita babibika byose, ejo cyangwa ejo bundi azabizamura ari bishya, akabigira bishya imbere y'amaso yawe, cyangwa akabiheraho. Abantu b'abanyamatiku, umuntu ukunda itiku agahera ku byo noneho wowe wivugiye cyangwa we postingiye, man, ntahira rimwe. Gushima Imana ni byiza kuri stati, kwishimira aho ugeze ni byiza kuri stati, kwipostingira ijambo ry'Imana, kwipostingira ibintu ugira abandi inama. Nk'iyi video yanjye ndi gukora, numara kuyireba ugakora like, ugashyiraho comment, ugasharing link kugira ngo abandi bayibone, it's okay. Ariko urabikora ubizi neza ko hari abatari buyisharinge, urabikora neza ubizi ko hari abatari buyirebe, urabizi neza ko nubwo wayipostinze hari abataza kuyifungura, ibyo ubizi. So be aggressive, tuje kukubwira iki uyu mwanya kugira ngo ujye postinga ikintu, utwo tuntu twose tukubwiyemo wabanje kudutekerezaho. Wabanje, nubwo hari umuntu uri gushaka kununikiramo, ariko wibuke ko harimo ababisigarana. Posti zawe zisigarana ever forever, urumva? Akabigumana wagira ibyago ejo akazabyuririraho. Guys, ubonye akazi uhise upostinga, ubaye utaranahembwa n'umushahara wa mbere uhise ubipostinga, uhembwa ya mbere uhise ubipostinga. Hari uburyo bundi rega wabivugamo, hari uburyo bundi. Niba amashimwe yakurushije imbaraga, guys, iyo ni ngudu, iyo ni terime nziza. Amashimwe niba ari kukurusha imbaraga ho, hari uburyo bwiza wabivugamo bikamenywa n'ababizi cyangwa n'abandi bashaka kubimenya. Kuko hari igihe posting umuntu nyine wawe agahita guhamagara, byagenze gute, dufatanye gushima Imana. Hari n'igihe uba wabyaye rwose ugahita wiyandikira ngo ninde utagushima ninde, n'akaririmbo kagashyiraho rwose, zimwe za Josh na za Israel Mbonye ukazikata ugakubitaho,
utiri gushyira uwo muziranenge kuri social media, kuri stati yawe ako kanya. Umwana ukivuka ngo uhite umushyira kuri stati, ushobora guhita ushyiraho indirimbo yambonye rwose ishima Imana, umuntu wawe hafi ahita abimenya, ahita no guhamagara ati ese mwabyaye byenze gutya ababizi. Ariko si bose uwo mwana mukoreye kuri stati ako kanya, na Ryari mukureho, mureka azakura byikorere. Usibye na stati na profile hari abantu batagishyiraho amafoto, wenda impamvu sinziza abazizi mwatubwira, niyo mpamvu dufitemo comment. Ariko hari abantu batagishyira no kuri profile, hari abantu batagishyiraho amafoto. Guys, iyi ni Big Grace TV, njye ndi Marie Grace Bagambake, hano tuba turi guhugurana. Intambwe tugezeho nimwe mwayiduteje, mwe mwakoze subscribe, mwe muri video zacu, mwe mukanda kuri like, mwe mu sharinga, mwe muri video ikarangira kuko tuba dukeneye watch time. Muri abantu babagabo niyo mpamvu tutazongera kubatetereza. Buri munsi tuzajya tuha video saa 12 za nimugoroba video. Tugomba kuzajya tubatamo kuko ni ugukora cyane. Hari umuntu wajyaga avuga ngo nta ukora atariye. Wamanje icyo utakoze, niko yajya akunda kubivuga umuntu yarafite intuze. Ariko nibyo, ubu natwe kuri Big Grace TV twahagurutse gukora, kandi gukora cyane, kandi gukora ibintu bifitiye benshi akamaro. Wibonamo nanjye nkibonamo, mukaduha comment, kandi comment zidufasha. Nk'ubu ngubu ushobora kumbwira uti Marie Grace ubutaha uzakore kuri ako, ubutaha uzakore kuri ako. Ibyo biradufasha cyane, biratwubaka, biduteza indi ntambwe. Muri abagaciro rero kuri Big Grace TV, muri abagaciro cyane namwe mukanze subscribe nonaha, mugakanda no kuri iyo nzogera, izindi video zose ntizajye zibacika. Status ya telefone yacu, ya WhatsApp yacu, tujye dupostingaho ibintu uko tubyumva, mode turimo, ikibuga turi gukiniramo, uko turi kwiyumva mbese. Ariko twaje gutekereza kabiri. Twibuke ko hari na status save, hari umuntu bisavinga byose. Twibuke ko hari na status privacy. State yawe ukayigira prive ku bantu bamwe, ntibaya accessingeho bose, ntibamenye ko wapostinze kuko batabibonye. Ibindi bitagize icyo bitwaye, ukafungura ntugire ubuza kuyibona. Byose no kubitekerezaho, kandi hari abadakwiye kujya kuri stati. Abana ntibakwiye kujya kuri stati, umubyeyi utwite ntakwiye kujya kuri stati. Kuri ubu nsigaye mbona byiza pe, nkunda umuntu yaramaze kubyara akajya postinga ifoto atwite. Harangiye nyashyiraho like, ndabyemera, ndabikunda cyane. Ntabwo ari byiza gupostinga utwite ugashyiraho ifoto utwite. Ugomba kubacanga ugashyiraho utwite kandi warabyaye. Niba udashobora kubivuga ukundi kuntu, wenda wacangamo gutyo. Wacangamo gutyo, niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge guys. Imana yaduhaye ubwenge. Imana yaduhaye ubwenge, tugomba kubukoresha uko isi yaguka, uko ibintu, uko abantu, uko tuhinduka, uko tumera, uko twiyoberanya, uko twiyambika uruhu rw'intuze, turi intuze. Byose natwe tugomba kujya tujyana nabyo, tukamenya uko tubibamo. Wabyaye ntugahita ukubita umwana wawe kuri stati. Mugabo wawe yuriye indege ntugahita upostinga uwo munsi, uhita umukubita kuri stati. Bivugira ukundi bivuga. Turabashimiye kubwo kudukurikira, turabashimiye kubwo kudukunda, natwe turabakunda cyane, turabakunda, namwe muradukunda, niyo mpamvu tugeza. Guys, status ku matelefone zacu, status ntuyivugireho byose, kuko uri kose ntikugomba kuvuga. Niyo wanakuvuga ntikumenywa na bose, niyo kwamenywa na bose ntikwishimirwa na bose, niyo kwishimirwa na bose ntikwangwa na bose. Jya ubitekerezaho. Ciao, ndabakunda. A plus.